ukubakorera bikabasiga mu bukene. Bakaba rero babandi bazindutse nk'ibihu, bazindukiye ubusa nk'ibihu. kandi urebye hari abadamu hano basa n'ababikoramo business akakwiziringaho kugira ngo umubyarire umwana abona amafaranga ya buri kwezi, bakicara ntibajye mu makampani agategereza ya charge support. Wowe ugakora umwana bamuhanga ntabwo mbizi, ukaba utakwigurira n'agakweto ko kwambara, kabura aho ngaho. Inshuti bakunze b'ikinyarwanda dukunda, amahoro y'Imana bane namwe aho muri hose, aho muva mukagera, abana, abakuru n'abakuzeho cyane, urubyiruko rw'abakobwa, urubyiruko rw'abahungu, urubyiruko bose mwese muri Afurika, mu Rwanda, muri Kongo, u Burundi. Dusuhuje abantu bo muri Kongo, Goma, Katindo, Birere, Karisimbi. Dusuhuje abantu bo muri Kituku, dusuhuje abantu ba Mugunga, Sake, dusuhuje abantu b'Imushaki, Ngungu na Numbi, ndetse n'abari Nyabarongo yo muri icyo gice. Dusuhuje n'abo Imushaki, dusuhuje n'abantu bo Irumbishi, dusuhuje n'abari za Rucuro, ariko ndashaka gukomereza Masisi. Dusuhuje abari Gicanga, Kirorerwe na Zabibwe. Amahoro y'Imana abane namwe. Bisamaza uyu munsi, ejo hashize hari tariki 19 z'ukwezi kwa 11, wari umunsi w'abagabo, umunsi mpuzamahanga w'abagabo. Hari umuntu waguhaye gift kubera uwo munsi? Hoya. Hanyuma kandi ikindi kiyongeyeho, wari umunsi mpuzamahanga wa toilette. Ibyo wari ubizi? Sinzi impamvu bahuje iyo minsi ibiri, umunsi w'abagabo bakawuhuza n'umunsi wa toilette. Abantu bakituma ku gasozi, ibihugu bimwe byo muri Afurika bagikora ibyo, mwese turabashuhuje, ariko mucike kuri iyo ngeso. Abadafite imisarane mu ngo zanyu namwe turabashuhuje. Sinzi impamvu bahuje iyi minsi ibiri, umunsi w'abagabo bakawuhuza n'umunsi wa toilette. Ibyo bintu urabyumva ute? ahubwo se buriya hari n'umugabo ushobora kubwira uti uyu munsi n'uwanya kwikanga. Njyewe byambayeho. Umunsi w'abagabo washyizweho mu 1970. Hari abo nabwiye nigeze kubwira nti ariko muzi ko uyu munsi ari uwacu. Oye? Ndababwira nti uyu munsi ni uw'abagabo, ni umunsi w'abagabo nk'uko twizihiza umunsi w'abagore. Ejo wari umunsi w'abagabo ku itariki 19 z'ukwa 10. Barambwira ngo ntabwo bazi yuko uwo munsi ubaho. Ibyo rero ubona biterwa n'iki? Kandi benshi ntabwo koko babizi. N'ubu ngubu hari ushobora kubibwira ntabyumve. Ariko urebye ku isi yose, ugiye kureba ku isi yose, usanga cyane cyane wa munsi w'abadamu ari wo bizihiza cyane. Ariko uzarebe umunsi w'abagabo ntabwo bakunze kuwitaho cyane. Rero ntabwo bakunze nta mbaraga bawushyiraho uriya munsi wacu. Ubu ni ukuvuga ko nta muntu uduha agaciro, nta muntu uza tubwira ati happy international men's day, natwe tugubwe neza nk'abantu b'abagabo. Ubwo se reka ubundi wowe hari na ka message wenda wabonye? Ashkwita mba nkwambe. none impamvu ni iyi. Ntajye ntumbaze. Ariko se noneho nagize ikibazo kubera iki bawuhuje n'umunsi wawe se bakawuza n'umunsi wa toilette. Ntabwo mubeshya, ndakwereka amafoto. Aho ngaho icyo kibazo ntabwo byoroshye kugisubiza. Ubundi
gusa isi ni UN yabikoze. wasanga uwo munsi wawushyizeho se ntiyaba ari nk'umugore. Ntabwo nabimenya, ntacyo mbivuga, ariko UN niyo yatoye, sinzi umwaka babikoreyeho, ko bagomba kujya bizihiza umunsi mpuzamahanga wa tuwarete, bihurirana n'umunsi w'abagabo. Ariko uranyibukije, ndaza kubikoraho ubushakashatsi. Ukora ubushakashatsi, wasanga ari umugore wawushyize, byaba ari ikibazo rero. Ariko kandi njye natekereje mu bihugu byinshi bitaratera imbere, hari ibihugu byavuzwe cyane. Icya mbere cyari Ubuhindi, mu bantu bituma ku gasozi, muri Aziya, muri Afurika yari Ethiopia, abantu bituma ku gasozi, nibyo bihugu ushobora kugenda ukayakandagira. ahubwo ngewe numvise, naganiriye n'abantu babaye muri Ethiopia cyane, nibo bambwiraga yuko abantu bo muri Ethiopia bituma ku gasozi. Umuco ni umuco, nta kibazo, wakumva nta nicyo bimuvuga. Oya, amanukana n'umugore we bakajyana mu gihuru n'abana, bagatonda umurongo bagiye kwituma, basize tuwarete mu nzu. Hari ibyo izo n'umuco. ahubwo ntibikurura n'izindi ndwara nyinshi zituruka ku mwanda. Birashoboka ko n'umwanda. Abantu bose badafite tuwarete babasha gukurikira ibiganiro, turabashishikariza ko ari isuku bakwiye gucukura, bakagira imisarane yujuje ibisabwa byose kugira ngo bace umwanda. Urabona, niba bituma mu bihuru, mu gasozi, mu bisambu, urabona akenshi nta n'inkweto ngira ngo baba banambaye. Mu ntara ya Sayura noneho usibye no kuyakandagiramo, iyo imvura iguye itembana wa mwanda, tukayanywa mu mazi, mu masoko. Ukandagiye muri ya mazi arimo wa mwanda, byanze bikunze niho haba za amibe n'izindi nzoka nyinshi. Rero uwo munsi mpuzamahanga wawe senkeka ko ari icyo wari ugamije, kugira ngo ukangurire abantu, ubashishikariza kugira amatuwarete kandi afite isuku, bakubahiriza bya bihe bitanu hariya by'ingenzi, gukaraba intoki uvuye mu musarane n'ibiki byose, bakagira isuku. Uwo muco urumva ari mwiza? Umuco wo kwituma mu bisambu? Oya, rwose aho ngaho sinzi yuko muri iki kinyejana ariko tugezemo hari abakibikora. Ako rero kari akanyuzemo, nshuti mukurikira ibiganiro byacu, tuzajya dukomoza ku bintu byinshi. Uyu munsi ikiganiro cyacu kiraba kigufi, noneho turavuga umuco, kenshi niho twibandaho cyane. Abagabo bo muri iki kinyejana turi hano muri ibi bihugu twajemo gushaka ubuzima, n'abandi duhari kubera impamvu nyinshi zitandukanye. Hari abaje kwiga birabananira, bajya kwiga kunywa ibyo banywa, ibiyobyabwenge, bisanga mu byaha bitandukanye. Hari n'abandi baza bakavangamo gukurikira irari ry'abagore, ubusambanyi, ndetse hari n'abagenda bakabyara abana batandukanye ku bamama benshi batandukanye, bikabaviramo ingaruka zo kutagira amikoro kubera abana benshi batunze. Ese abagabo twaba twarazindutse nk'ibihu? Kuko iyo umuntu iburya igihu kizindukira ubusa, usanga cyabuditse, wajya kureba izuba rivuye ukabuse cya gihu kinyuze. Twazindukiye ubusa nk'ibihu? Nicyo kibazo nari nkubajije. Ariko ntabwo urebye ntabwo ari ukuvuga ngo niba twarageze muri ibi bihugu uhindura umuco, ngo wageze muri Amerika uhindura umuco, wa muco niba wari usanganywe ingeso mbi, warataye umuco, uba warawutaye kera. Ntabwo kujya kuvuga ngo wageze ahangaha aribwo utawa muco, umuco uba warawutaye. Ntabwo naza hano, urugero mfite imyaka 40-50,
nari nsanzwe mfite wa muco w'iwacu uningera ahangaha biragaragara ibyo uvuga biragaragara hano biragaragara ugasanga umusaza nkanjye rwose ugasanga ari kumwe n'umwana w'umukobwa w'imyaka 27 umusaza nkanjye noneho ukumva nguyu ni girlfriend wanjye kandi afite wenda n'umugore w'isezerano akagira wa mugore w'isezerano akagira na girlfriend w'umukobwa ni kofi yego rero rwose ntabwo ari umuco ni umuco w'ubuhehesi tudakwiriye gushyigikira ibyo ntabwo ari umuco wacu ugasanga mu muco wacu wa mwana iyo umurebye umureba nk'umwana wawe ubundi niko byakabaye umureba nk'umwana wawe none se wa mugani tuvuge nshatse mbonye girlfriend wa mukobwa w'imyaka 27 noneho ejo umuhungu wanjye amuzane yari girlfriend wanjye ati nguyu umufiance wanjye nabonye kandi twarahuye mukaba benda hamwe ubwo ni umwanda uwo ni umwanda ubundi ni umwanda ubusambanyi nyine ni umwanda ni imivumo wumva yagira iryo rari yashakwe bagashyingiranwa bakabana bakubaka bakabyara tukabahemba cyangwa bakasaba tukabasabira tugakora byose umwe akabana mu buryo buzwi kandi bwemewe ku mpande Imana ikabyemeza umuryango ukabyemeza n'amategeko akabyemeza tugahesha agaciro aho dukomoka n'abanyamerika muri Amerika tuba aho turi tukazaba abenshi n'abanyamerika nubwo dukomoka iyo tukazaba abanyamerika beza kandi basigasiye umuco w'iwabo mwiza ndumva ariyo nama nanjye nabagira urabibona ute rero abantu bagenda babyara abana batandukanye ku bagore batandukanye hano muri Amerika bibagiraho izihe ngaruka ubundi babana ahanini babana nibo baba bafite ibibazo niba njyewe ngiye gushaka umugore hariya turabyaranye ngiye ahandi mbyaye abandi babiri nkagira nk'abana urugero nkagira nk'abana 4-5 bafite ba nyina batandukanye hano muri iki gihugu icya mbere bo babana baba bafite ikibazo ntabwo baba banaziranye ikindi nawe ubwawe gutera ubukene utazanavamo kuko niba utari kumwe n'ababana hari ibyo ubagira n'abagore njya numva hano ko hari icyo utanga child support ni ukuvuga ngo niba babana 4 utanga child support wajya uko nugukora kubakorera bikabasiga mu bukene bakaba rero babandi bazindutse nk'ibihu bazindukiye ubusa nk'ibihu kandi urebye hari abadamu hano basa n'ababikoramo business akakwiziringaho kugira ngo umubyarire umwana abona amafaranga ya buri kwezi bakicara ntibajye mu makampani agategereza ya child support wowe ugakora umwana bamuhanga ntabwo mbizi ukaba utakwigurira n'agakweto ko kwambara ukabura aho ngaho ubumeze nk'umusore abatazi child support ni amafaranga ugomba kugena natunga umwana nyine
uwo mwana wabyaye hanze uguri se uko uhembwa agenda kuzageza igihe umwana ageze ku gihe cy'ubukure, imyaka 18. ubwo nimba ufite abana 10 wabyaye hanze ni ugukora nari mvuze imvugo ntari nkwiye gukoresha, ni ugukora ugakoboka ukayakobokera nka umugani wa ya mvugo kugira ngo utunge abo bana, cyangwa bikarangira nta kazi ugira ubaye homeless. Ese wakora utyo cyangwa wakwirinda ukarindira uwo muzashakana? urumva none se uri umuntu utekereza kuko urabona nko muri Afurika ugira umwana w'umukobwa ukavuga uti Imana nzamfashe umwana w'umukobwa ntazararuke, tuzamushyingire ntibazamutera inda. Ariko hano iyo ufite umwana w'umusore niwe ahubwo uti Imana izandindira uyu mwana ntazatera inda. Ubwo byaracuritse kuko natera inda kazamuba azashake nawe akora ubukwe nk'abandi, abane n'umugore we yo kuzajya mu gusambana ngo abyare hanze. Kuko cyane nk'umusore ukiri muto yaba ahuye n'umuruho akiri mutoya. Iyo rero ni inama ugira aba basore baraha kwirinda abagore n'inzoga n'ibiyobyabwenge. Yego, burya iyo yazitangiye akiri na mutoya, inzoga cyane ndavuga inzoga ni n'urwo rumogi, iyo bitangiye akiri muto buriya inzoga biranajyana. Birajyana, iyo amaze kugasoma aba ikeneye n'icyo arenza. Ubwo abasore mwirinde kugira ngo mutazazindukira ubusa nk'ibihu, cyangwa mu myaka 10 iri imbere tuzasange mwese karabaye. Kugira ngo rero dusoze iki kiganiro cyacu, kereka nimba hari ikintu ushaka kongeraho. Uyu mwanya turakoresha igihe gito, ikiganiro kigufi, message yumvikanye, igituma abantu benshi abagabo bazindukira ubusa nk'ibihu. Hari ikindi wongeraho? Tukiri aho ngaho ku muco, ndashaka ubushize iyo uje hano tugakorana ikiganiro, njyewe mba numva yuko uri n'intumwa. Rero nuko nagutumye warantumikiye. Akenshi burya iyo mbisohoye ku kiganiro kigahita, abareba baba babonye ubutumwa, twe ibindi tubikomerezaho tukareba icyo bibyara. Impamvu nari nkubajije nuko dusoza nakubwiye ku byerekeye bariya basore n'abasaza bamugariye ku rugamba, ko dushakisha ukuntu twabatera inkunga y'uriya mushinga batangiye. Barawutangiye ariko hari byinshi badashobora birimo za mashini, kandi si ukuvuga ngo leta y'u Rwanda nayo irabafasha, ariko ni benshi kandi leta ifite n'izindi nshingano nyinshi. Mu by'ukuri abantu ba community iyo babikoze si ukubafasha, kuko byo ntibabishobora, ahubwo ni impano babagenera no kugira ngo babereke ko bataruhiye ubusa cya gihe babaga bari gukomerekera ku rugamba, abandi batanga ubuzima bwabo kugira ngo barokore ubw'abandi bicwaga. Ni ikimenyetso, kuko ntawabona n'icyo yabaha, nta nubwo wabona ubufasha ubwo ari bwo bwose wabaha bubasubiza uko bari bameze cya gihe, ahubwo ni umutima w'urukundo wo kugira ngo babereke tugifatanye runana. Nicyo nabwira community,
iyo gikorwa tuzagitangira aho kizagarukira ni nako tuzakibashyikiriza. kandi mu gusoza nkaba nshimira umugabo witwa Boniface arabafasha cyane mu kazi bakora, akora ingendo kureba imishinga yabo, gakoresha amatike ye, akora ku mufuka we, kandi we ntabwo ari umwe nuko ari umunyarwanda, ariko we ntabwo yigeze. Icyo ni igikorwa cy'urukundo. Gisirikare akora igisirikare, ariko akora igikorwa cy'urukundo. Rero Boniface nkaba ngushimiye cyane, kandi ukanabanza ukitangira. Boniface bagushuhuje ukomerezaho igikorwa cy'urukundo uri gukora. Burya nta bihembo by'ibyiza uretse ko ari ibyiza gusa, kandi ntacyo ukora ngo kirangirire aha. Iyo utakibonye nonaha mu maso ugikoreyemo, ukibonera mu bundi buryo abawe bakakigiriraho inyungu, kandi niyo unezerewe kubera ibyiza wagezeho, burya nicyo. Ikindi ngashimira uwitwa Boniface, nkashimira uwitwa Aimable niwe watangije, nawe ni Inkeragutabara, niwe watangije uwo mushinga, awutangira ku giti cye akoresheje amafaranga ye, abandi bagiye baza nyuma bajyamo. Ubwo batangiye kurwanya ubutayu, batera ibyo biti, kurwanya bwaki mu bana, guhinga imboga, nuko niwe wawutangije, abandi bagiye baza nyuma, kandi nawe ndamushimira, akomerezaho, natwe tumuri inyuma. Asante sana, turabasezeye, tubashimira kandi ko mukurikira ibiganiro byacu aho muherereye hose. Kubo bitabangamiye babishoboye bajye bakorana subscribe, bakanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro by'ubutaha bizajya bibacika. Murakoze, murakarama.